rwose. Aha wakwibaza uti bimuhama bite? Iherezo ryawe Yesu niwe muntu wabayeho mu isi, ntiyarwara ngo akenere muganga. Ni nawe wabayeho mu isi yoroheje akamenyekana kuruta abakomeye bo mu isi. Niwe muntu utari yicaye ku ntebe y'ishuri ariko yibika ubumenyi bwose bushoboka. Niwe muganga wakira indembe z'amoko yose, ntihagira n'imwe mugwa mu maboko dore ko wazuraga n'abantu. Wambaye umwenda umwe kuva mu buhinja akarinda wagwa utarasaza. Niwe bwiza budahangarwa, kumutekereza bizana amahoro. Nshuti zanjye, namwe basore nkunda, namwe babyeyi mwatubyaye, ndabifuriza kubana n'uwo mugira uruhare rwo kumwamamaza. Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu.